nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kazi neza ku ijwi rishya TV ivugira muri Western Australia kuri chaîne ya YouTube. Imigani, insigamigani, inkuru mamo, amateka, imyidagaduro n'andi makuru yungura uzakurikira ku ijwi rishya. Ibyo nibyo bituma ukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikira. Ni nabyo bigutega ukanda no kunzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bishya bigisohoka. Muri kumwe na mugenzi Paiko. Uyu munsi turaganira ku mugani w'inkuba n'inyoni. Kera kabaye mu misozi miremire y'u Rwanda habayeho inshuti ebyiri, inkuba n'inyoni. Zombi zifuzaga kugera ku musozi muremure kurusha iyindi yose, aho byavugwaga ko hari igiti gifite imbuto ziryoshye cyane. Buri munsi inkuba yajyaga ibyuka karikurira uwo musozi yikoreye amabuye ku mugongo kugira ngo yubake inzira. Yarigengeseraga kuva mu gitondo kugeza bwije yizera ko umurimo uzageza aho ishaka. Naho inyoni yahisemo ubundi buryo butandukanye bwo gukora umurimo wayo. Yararanganyaga ijisho kure cyane ikareba neza inzira yanyuramo, nuko ibona inzira yihariye ihishe mu bihuru kandi ngufi itariho inzitizi nyinshi. Hanyuma iza gusanga ko ihagurutse mu kirere gato gato izahagera vuba. Mu gihe inkuba yari ikiri hagati mu nzira inaniwe cyane kandi yikoreye amabuye, inyoni yari imaze kugera hejuru y'umusozi. Yiryamira mu gicucucucu cy'igiti irimo irarya izo mbuto ziryoshye. Inkuba ibonye inyoni irayibaza iti, yewe nyoni inshuti yanjye wabashije gute kugera hejuru vuba cyane? Ngewe ko maze umunsi wose ntembera muri izi nzira. Nuko inyoni isubiza inkuba iti, nkuba nshuti yanjye nagenzuye inzira neza nshaka aho ntanyura ntiruhije. Iti rimwe na rimwe kugira ngo tugere aho twifuza ntitugomba gukoresha imbaraga gusa, ahubwo dukeneye ubwenge n'ubushishozi. Kuva uwo munsi inkuba yamenye ko imbaraga gusa zidahagije, ahubwo ubushishozi, igitekerezo kizima no gukoresha neza ubushobozi bwawe nibyo bigufasha kugera ku rutavunitse cyane. Isomo: nubwo gukora cyane bifite akamaro, ariko ntitukibagirwe gukora cyane dukoresheje ubwenge. Gukoresha ubushishozi, gukora neza utita kubiguca intege, nibyo bizakugira intwari mu byo ukora byose. Uyu mugani wanditswe na Dr. Ras Banamungu, umwanditsi w'umuhanga, umushakashatsi ndetse n'umuhanga mu by'imyitwarire n'imibereho. Dr. Ras Banamungu ni umuyobozi wa Ras Banamungu Academy, akaba n'umushakashatsi w'umwuga mu by'umuziki n'ubuvuzi bw'imyitwarire. Azwiho kuba yarashinze uburyo bushya bwo gukoresha urwenya n'imyidagaduro mu buvuzi bw'imyitwarire buzwi ku izina rya Ras Banamungu. Dr. Ras Banamungu yavukiye muri Afurika mu gihugu cy'u Rwanda, akurira mu muco gakondo w'u Rwanda n'injyana z'imivugo. Iyi ndangagaciro ishimangira akamaro k'ubwenge no gukoresha ubushishozi bwacu neza mu buzima bwa buri munsi. Ubu atuye muri Australia, aho akorera ibikorwa byinshi bijyanye no gufasha abantu kwiyubaka mu buryo bw'imyitwarire n'ubuvuzi bushingiye ku myidagaduro. Mu nkuru n'ibitabo bye, Dr. Ras Banamungu atanga inyigisho z'imigani y'ibitekerezo zishishikariza abantu gukoresha ubushishozi mu buzima bwabo no gutekereza ku bwenge bwabo mu nzira yo kugera ku ntego zabo. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro ijwi rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikirana kuri chaîne ya YouTube. Mugubwe neza na hejo. Umushu nyitabire ndamutamaza nkamutetereza nkamutera gusubira inyuma gahunganiwe. Ngo ndirukenyera kuratwa utaneshwa n'ibitotsi nitwa Ras Banamungu. Ye baba we, aka kayira ni gasoma tuzashira mbaraye komeje.